fata ikiganza uranyemeza ibyo ukora biranangaza fata ikiganza urarenze we ukora byinshi byiza ukora byinshi birenze yoyo mugane mfata ikiganza twese iradufata ikiganza yetera intambwe uzuyisanga irarenze iratwika oh la la ikaze inimfata ikiganza TV muri kumwe nanjye Gahanuzi Patrick. Kuri uyu munsi nkaba nateguriye umutumirwa n'umuhanzi. Mu kanya gato ndamubazanira mu maso yanyu. Domis King Love byose yabishize hanze buri hanze kesiye mu rwose yabishize hanze bro. Ikaze bino wamutumirwa nababwiye wanyu ni umusore ufite impano ushaka kuzamura impano yiwe. Yahawe karibu yahawe ikaze muri studio za Mfata Ikiganza TV kugira ngo tuzamure impano yiwe. Ni karibu. Yes bro. Amazina n'amabwira bagukurikiye. Twirenge manager amazina ubanje ni King Love cyamamare. King Love icyamamare. King Love rero twaguhaye ikaze muri studio za Mfata Ikiganza TV kugira ngo uze wereke abanyarwanda n'abandi impano ufite. Kuri uyu munsi King Love umuhanzi icyamamare. Ufite indirimbo nyinshi ziri hanze aha ngaha ushaka kwereka abanyarwanda. Indirimbo nshyashya ufite ubu ngubu bayita gute? Indirimbo nshyashya bayita Agapira. Agapira? Yes. Kubera icyo wese Agapira? Agapira nyene nukuvuga ngo mu nyine ashaka kumbwira kandi andenze nyine gukina muri game tu. Noneho ngiye nyine mwereka ko nge murenze nyine. Utumubwira ngo Agapira. Agapira. Nagusaba gato ntakugoye ukama kapera iyo ndirimbo Agapira. Okay. Ndabona ikirere kiri hayi wibagirwa amashoti naguhaye iyi macho gose nsinze n'abakwezi ibyo naguhaye byose ni sample reko uyu mukino tuwukina no stop tuwukina no stop tangiye kubona yuko ntasanzwe tangiye kunyita amazina adasanzwe ati Messi Ronaldo cyangwa se Iniesta King n'umusitari umusitari. Indirimbo nziza cyane Agapira k'umuhanzi wanyu. Kuri izi saha sasa ageze hano aje kubereka byinshi atuzaniye byinshi agomba kwereka abanyarwanda kugira ngo azamure impano yiwe. Izi saha sasa rero umuhanzi wacu ufite hano ufite ibintu byinshi byo kutwereka. Izi ndirimbo waba ufite zitari Agapira nyinshi cyane zikunzwe, watubwira indirimbo nziza yawe mu buzima ukunda. Ndirimbo nkunda ni Stamina. Stamina ndayikunda cyane. Stamina? Iyo ndirimbo wayiti iki Stamina ko tuzi indirimbo nyinshi z'abahanzi zitandukanye bita Stamina. Iyawe kubera icyo wese Stamina? Nese Stamina kwa ko nyine n'umukobwa nyine banira Stamina mu byakora yebanga. Anira Stamina. Ubwo ni umukunzi muri make. Ni umukunzi. Hatuma abakurikiye Mfata Ikiganza TV sasa rero umuhanzi wacu atuzana indirimbo bita Stamina yayiririmbiye umukobwa akunda. Reka tubwire aduye kapera kuri iyo ndirimbo kugira ngo abafite abakunzi namwe mu bature Stamina y'icyamamare cyanyu mu ntara y'Amajyepfo. Mfata Ikiganza. Ndagera kumana inco kimenkabura umwana yambushije gukora amabara anela Stamina anela Stamina mwana gose anela Stamina anela Stamina je inambuko yawe ingendo yawe dose ilatsaza unela Stamina je tabala Yesu we Yesu we simubule Yesu we. Umusore wanyu sasa aratabaza Imana kugira ngo imufashe kumukunzi we. Uwo mwana ariko wambwiye ko ndamukunda tu cyane kabisa. Arabizi abizi ko icyamamare cyamusohora indirimbo. Sasa twakomeza tumubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Uratwihanganira uri muri studio Mfata Ikiganza no kugira ngo turebe ko twazamura impano z'abana zigiye zitandukanye. Sasa Mfata Ikiganza TV wowe uyumva ute muri make nkawe wowe ubwawe tu? Mfata Ikiganza TV ndayikunda cyane kuko irarenze wanizamura impano z'abantu. Meze neza fresh kabisa. Basi uri umuhanzi kabisa ku buryo izi saha wagutungura akaguhasije
wagira uko uyidefanda uririmba nkafata ikiganza TV wadutegurira akantu gato ari ukuyitaka cyangwa ari nk'akandi kantu tu fata ikiganza TV abadukurikiye bakamenya ko ihari inakunzwe turi ko bazamura dufashe kabisa kapera gatoya kato kwamfata ikiganza fata ikiganza uranyemeza ibyo ukora biranangaza fata ikiganza urarenze we ukora byinshi byiza ukora byinshi birenze yoyo mugane mfata ikiganza twese iradufata ikiganza yetera intambwe uzuyisanga irarenze iratwika lala amashi menshi k'umusitari wanyu icyamamare atatse TV yacu TV yanyu nka refere n'igitero kugira ngo yerekane impano yiwe abashobora kumuzamura tumushyigikire ejo atera imbere reka nicange makandi kalaundi agapisodi wenda nyina kandi nikwayagura cyane mbona ibindi wenda se kindi sabe ibyari ikindi simeze nk'abiteretse imibindi ndambuka ngana mu gihugu kindi akati mande kure y'isi mwana tangiye kumbwira yuko mbizi ati king love since kwezi uranyitambika nk'ukula kwisi jeje reka nicange makandi kalaundi fukamitsa bimani gabanya imvura itaza kuzikanwa riramayira mwana tangiye kumbwira ngo jotemi akaradiyo ngeramo volume mbaze nkasikanwe n'ibihe meze nk'icyo gacura umupitere we anela stamina abadukurikiye ni benshi cyane abafana bawe abashyigikiye impano z'abana b'abanyarwanda turagira ngo ugire icyo wavuga icyo wabwira abadukurikiye icyo nababwira nuko mfite ibintu bikorwa byinshi byiza kandi kuri channel yanjye mu buryo murebe indirimbo cyashya King Love icyamamare abantu nzahereza ibintu byinshi kandi byiza cyane umuntu ushaka nyine kugira ngo yamfasha nimero yanjye ni 078 96 08 96 kabisa nzabahereza ibintu byiza kandi byinshi cyane abafana banye ndabashimira y'abantu n'abamfasha bose ndabashimira mfite ikiganza ndayishimira namwe mwese ndabashimira kabisa sasa arakoze umutumirwa wacu mwari kumwe nanjye Gahanuzi Patrick muri studio ndetse n'icyamamare cyanyu hano mugishyigikire mwibuke gukora subscribe share na comment kuri Mfata Ikiganza TV byinshi birahari byinshi tuzabibereka mukomeze kudushyigikira